nahereye imbere mvuga bamwe babaye selected, ikintu nababwira niba warabaye selected hita ko wandikira leta ambassade right now babimenye yuko wabaye selected, ariko za mpinduka zajemo nyine za shutdown ubisobanure neza, ufate leta yawe uyohereze kuri email ya ambassade. Ariko niba wicaye gutya utegereje yuko bazaguhamagara uri gukora amakosa. Mbabarira rwose, niba wari warabaye selected, wari warakinnye 2023 kuko hacamo imyaka 2 ukahita kugenda, uyu munsi ukaba wari warabonye interview, ibintu byose warabibonye, wenda usigaje iyo visa, hita ko wandikira ambassade, kuko nutabandikira ayo mahirwe yarahita akagucika, usange ntabwo ugiye kandi wari wabitsindiye. Ni ibintu wakoreye, ni ibintu waharaniye cyane. So mureke gutinda, aya makuru nyabagejejeho nihuse kuko ni abantu benshi ku isi yose bahuye n'iki kibazo cyo kwita ko nyine bagenda bitewe n'iyi shutdown yabaye iri kuba muri Amerika. Ni ibice ndayifotoye nk'icyama. Yes, ibi byiza wakoze subscribe kuri Calvis bro, nagarutse ngarukanye ibishyashya, ngarukanye inkuru nziza, ngarukanye byinshi cyane. Nari maze iminsi nari kuboneka, ariko ubu ngubu nagarutse. Ebana ibintu ngarukanye noneho nzanye big things. Big shout out kuri wakoze subscribe, big shout out kuri wakoze like, big shout out kuri wowe tubana buri munsi umunsi ku wundi, kandi big shout out kuri wowe tugiye gusozanya iki kiganiro. Kirimo ibintu byinshi, kirimo result nyinshi cyane. Nari maze iminsi nkurikirana gusa nkagera n'ukuntu mbura umwanya, gusa ibiganiro byo mba mbyicaranye pe. Nkora ikiganiro sometimes muzabibona mbere yuko dutangira kabanze mbasobanurira aka kantu, ari ukuntu nkora ikiganiro ariko simbone time yo kwita ko nyaprodinga, wenda mba nagikoze ku itariki ya mbere nkanabimentioninga nkavuga n'amatariki, ariko umunsi wakibonye saba ariyo tariki nagikoreyeho. Hazamo nyine impinduka z'igihe, gusa ibi bintu nshaka kubikosora, nzajye mbagezaho ibintu kila siku kabisa, mutapata video zangu. So tudatinze mu mayira, abantu bari bategereje green card amakuru nabagezaho nuko ishobora gukinwa mu ntangiriro z'umwaka 2026, kuko uyu mwaka haje ikintu cyitwa shutdown, nta mukozi wa leta uri gukora. Havuyemo umupolisi, umusirikare, umuntu ukora ku kibuga cy'indege, immigration, ibitaro, amashuri, abandi bose barafunze. Mbega hari ibikorwa byinshi, ni bimwe na bimwe ibitaro byo biri gukora, mbega ni bimwe na bimwe by'ibanze umuntu akenera every single day, abumutekano biki n'ibiki, ariko bya leta ntabwo ari abikorera. Mutayitiranya n'icyo bita lockdown. So icyo nababwira nuko abantu bakoze, ubu ngiye kunyura muri green card, mvuge kuri bamwe bakoze application ya Germany na Poland, mbageze inkuru nziza mbafitiye. Abantu bakoze application ya Canada nabo mbageze inkuru nziza mbafitiye. Gusa inkuru mbi iri muri iki kiganiro ni ku bantu bari kugenda uyu mwaka bakinnye green card. Ba bantu bakinnye green card bagatsinda uyu mwaka, hari ikintu kimwe ndibuze kuba navuga. Iki kintu mba nawe uri muri iyo situation, niba uri muri iyo situation, ndaje nkubwire ni gute wayihandling mu maguru mashya. Ya abantu batsinze green card mushobora kutagenda, abantu by'umwihariko abantu bari kugenda uyu mwaka no muri aya mezi turimo. Gusa ngiye kubabwira ikintu kimwe ndibuze kuba nagisobanura. Iyi video iri kurangira, urasabwa kubana nanjye 5 kuri 5 tugezanye ku musozo. So mbaye ikaze abantu bakinnye bakoze application ya Germany na Poland. Icyo nababwira cyo, iyo ugeze mu Budage ni muri Germany, uhita ko wiga ururimi rwaho kugira utangire akazi. Kwiga ni ubuntu,
kandi ari iriya kampani yazanye iriya application, ni ukuvuga ngo iyo umaze kuba selected hari uburyo bwa AI ku bantu bakoresha ama smartphone, abantu bakoresha za computer, ukaba nyine wahita kutangira ukiga ururimi rwaho ukoresheje AI. Ku muntu uzi icyongereza biramworohera, n'umuntu uzi igifaransa, gusa hari amagambo amwe n'amwe nyine ikinyarwanda kigira amagambo make n'ikirundi kigira amagambo make. Kigira amagambo make nyine, hari amagambo aba ari mu kidage tutagira mu kinyarwanda. Biba byiza iyo uzi igifaransa ukiga ikidage nyine wifashishije igifaransa, cyangwa ukiga ikidage wifashishije icyongereza, kugira nyine bijye bikorohera tu. Gusa biroroha, ntabwo ari ibintu bikomera. Rwa rurimi uziga ntabwo ari rumwe ruzagusaba kugenda ugatanga ama interview mu rurimi, cyangwa se kugenda ugahagarara mu mbaga nyamwinshi y'abantu ukavuga rwa rurimi wize. No, ni rwa rurimi rugufasha gukora akazi kawe. Witwa gute? Nitwa gutya. Uba hehe? Mbaha n'aha. Shoferi kuntwara nangahe? Ni ibintu byoroshye nyine, ni rwa rurimi uzifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ibiciro by'amafaranga mu Budage bakoresha amayero. Ese gutya na gutya umva, ni ibintu nyine bizakorohera. Biroroshye cyane, utabyumva ukahita kupanika, ni ibintu byakomeye. No, nta cyakomeye kirimo. Stay hope. Kandi nizere yuko niba wakoze application, uri ku mavi, buri kugiye kuryama, uri kwibuka gutera isengesho ryawe, niba uri gutera isengesho ryawe fresh, ibintu biragenda neza. Nta ribi. Amakuru nari mfite nuko abantu bazatsinda ari benshi, kandi indi nkuru nari mbafitiye, ba bantu batakoze application ya Germany na Poland, ikintu nababwira, application ya Germany na Poland izagaruka undi mwaka, cyangwa se igaruke mu kwa 12 k'uyu mwaka turimo. Ni icyo ngicyo wamenya. So nkuko nari nababwiye, byo abayibikoze bo barabizi, bagushakira visa, ariko uyishyura warageze mu kazi, uyishyura kuri wa mushahara baba bagwemba n'ubundi na tike. Gusa nyine ufite amafaranga wabyishyura. Ngiye buriya sinkunda ibintu byo kugenda ngo bakujyanye ngo ku itiki yabo, wenda visa yinyishyurire. Nibanga ndibuze kuba nababwira, buriya umuntu waguhaye visa, ubundi visa niyo igora mu bintu byose. Nubona visa ukaba ufite amafaranga, uzishyure tike pe, kuko icyiza cyabyo visa niyo igora. No kubona visa si uko ihenda, ahubwo iragora. Nubona visa uzishyure tike, kuko ya mafaranga ya tike ni iki uba uri kugenda utanga, bagutangira kugera noneho ukazajya uhembwa ibice. Tuvuga urugero, wahembwaga 100 by'amanyarwanda, ariko kuko bakwishyuriye visa bakakwishyura na tiki, uzajya uhembwa 40,000. Bya 40,000 ariko n'ubundi buba mu nzu yabo ntayo bakwishyuza. Wowe icyo ukora ni ukwihahira. Urwo ni urugero natanze, ntaza kuvuga 100,000. Hari abantu bumva nabi bakaza kumbwira ngo ese abantu ugiye guhembwa 100,000, nyine ugasanga biragucanze. So ibyo bintu byose rero mbabwira, imba naramaze kubona effect zabyo. Niba ufite aya tiki yishyure, ariko gusa niba ufite na visa, aya visa ntuyishyure, bakwishyurire visa, ugende wowe uzishyure visa. None hari n'ukuntu ushobora kuba waragezeyo visa warayibonye, waratangiye n'akazi, ukababwira okay, njyewe shaka kwita ko mbavamo amafaranga na mwari mwaragiye munyishyurira kuri visa, ukahita kuyaterura imbumbe, ukahita kuba yabahereza, ugasigara noneho ukora ufata umushahara wuzuye na yanzu bagushakiye, hari amafaranga makeya uba ugenda uyishyura. Njye numva ko ariyo idea nahereza abantu bakoze application ya Germany na Poland, kuko bizabafasha cyane kandi nyine bizanaborohera. Abantu banjye nizere yuko ako kantu mumaze kugashyira mu mutwe, ari kugira umuntu akwishyure visa, nugera nyine bituma contract
reka mbabwire ikiza nyine ikintu namaze kubyumvamo n'icyo nabikuyemo, nawe wenda ugire nyine isomo ubikuramo. Iyo mugiye gukora contract niho mushyiramo ya masezerano nyine avuga yuko bazakwishyura visa, bakakwishyurira na ticket. Ariko impamvu navuga yuko bakwishyura ticket byaba byiza ni uko ba bantu bose bishyuriye amatike, ni ukuvuga ngo tike imba bayifashe, mbega ibintu byose ni mu madolari. Idolari rirazamuka, murabizi umunsi ku wundi idolari rirazamuka. Imba barakwishyuriye tike, idolari tuvuge riri ku 1000, mwakoranye contract y'amezi 6, uzishyura ya mafaranga mu mezi 6, rya dolari niba riri ku 1000 mu mezi 6 hakaba hiyongereho 5, nyine ibiciro bya ya mafaranga bagohereje uko yagiye azamuka nabo niko bazishyura. Ntabwo tuvuge urugero bagwaye amadolari 8,000, tuvuge idolari ryaramanutse cyane, mbega muzagenda mubimenye. Gusa icyo muba mwumvamo, iyo hajemo intera nyine hakazamo intera ndende, ya ntera ndende n'ubundi igendana na ya mafaranga, biba byiza. Ariko iyo wagezeyo ukahita ko wishyura ya visa imba uyafite, niba utayafite n'ubundi ntacyo bitwaye, ni support, baba bagusapotinze, baba bagufashije, baba bakeneye abakozi, nawe ukeneye amafaranga, ukeneye no gucomoka. Gusa umuntu yagwaye visa ukagerayo ukahita kunayishyura, ni ukuvuga ngo contract mwagiranye y'amezi 6 nyine iyashize, uba wemerewe kujya gukora mu yindi company, uba wemerewe kujya gukora muri company ushaka. Ariko igihe utarayishyura ntiwemerewe kuva muri iyo company, nta yindi company yaguhereza akazi. Ikindi mbega nyine uburi uwabo, of course uhita kubyumva. Nta kuntu umuntu wamucika yarakwishyura ibintu byose, no, abagufite. Ariko anytime uba wemerewe kuba wakishyura imbumbe y'amafaranga baba barakwishyuriye, nabyo mubishyira muri contract. Kandi biba byiza iyo ugiye gukora contract n'amakampani ukayisoma neza, ukayicishamo amaso fresh, ukahita ko nyine ugira nyine ikintu clause zimwe bavanamo bakagira n'izindi bashyiramo, kuko iyi contract bakweretse ntabwo uhita kuyisinya uhita kuvuga ariko ibi bintu ngiye wapi, ibi bintu sava. Nizere neza yuko ako kantu mumaze kugasobanura. Mbega result nizisohoka, ba bantu n'ubundi muzakomeza mu nyandikire, ngiye nkomeze kugenda babwira utuntu muzakenera, n'ubundi ntacyo mbishyuza, ni ukunyandikira ukansobanuza nkagusobanurira. Wenda ibyo ntazaba nzi ntabwo nakirenganya, ntabwo ndi Imana ngo ndamenya ibintu byose, ariko nabyo tuzamenya ni gute ibyo bintu wabihandoringa. So abantu bari bategereje, reka twegere. Gusa application ya Germany na Poland muyikorera hamwe, aba ari application imwe. Iyo bamaze kuba selected bakwereka utuzi turi mu bihugu bitandukanye hagati ya Germany na Poland, wowe ugahitamo aho uba ugomba kuhita ko ujya gukorera. Uhitamo aho ugomba kuhita kujya gukorera, kandi utuzi uko dutandukanye, tunahemba bitandukanye. Reka tugende kuri green card mbisobanure, narima Quebec tuhite ko tunasuza. Nuko green card yo hajemo impinduka za shutdown, ni Trump wayishyizeho, ntabwo ari njyewe. Kandi ikindi 2026 n'ubundi bizakomeza, kuko biba buri mwaka hagenda abantu 55,000 bari bongeje. Kwa uyu mwaka bari banongeje, bari bagize 83,000 bari bongeje. Gusa shutdown ntabwo ari twe bwagizeho ingaruka, nabo yabagizeho ingaruka. Hari abakozi ba leta batari guhembwa, hari abatari gukora, hari nabo bavuye mu kazi. Uri kumva, ntabwo ari twebwe, kuko impamvu abantu batsinze uyu mwaka nyine bari batsinze mu myaka 2 ishize, kuko ubundi bimara imyaka 2 mukahita ko mugenda, ibyangombwa byose warabitanze muri iyo myaka 2, requirement zose bagusaba. Gusa impinduka zajemo
nuko nyine ya shutdown n'ubundi yaje gusa icyo nakubwira cyo 2026 bari kuvuga yuko ari mu ntangiriro z'umwaka, mu ntangiriro z'umwaka 2026 niho ashobora kuba hasubukurwa green card n'ubundi abantu bagakina bisanzwe. Gusa icyo nzi cyo uriya mwaka n'ubundi za requirement za mwari mufite ndabyibuka byose mwari mubifite. I remember yuko abantu benshi nari mfite abantu benshi narakoze list y'abantu benshi kuko byatangiye bihwiswe yuko mugomba kwishyura rya dolari rimwe, nemera abantu benshi cyane bageze nko kuri 50 yuko nzabishyurira idolari rimwe. Ni mu mafaranga menshi cyane utajyana makeya. Idolari sinzi rigeze kuri angahe mu manyarwanda, muraza kumbwira muri comment. Gusa nta mpinduka hajeho impinduka z'igihe. Reka dutegereze uriya mwaka mu ntangiriro z'umwaka. Iyo mvuze intangiriro z'umwaka ni amezi 6 y'umwaka, amezi 6 ya mbere y'umwaka nyine turimo, mbega niyo ntangiriro y'umwaka niho dushobora kuba twasubukurirwa green card. Ariko ba bantu nahereye mbere mvuga bamwe babaye selected, ikintu nababwira, niba warabaye selected hita ko wandikira leta ambassade right now babimenye yuko abaye selected, ariko za mpinduka zajemo nyine za shutdown ubisobanure neza, ufate leta yawe yohereze kuri email ya ambassade. Ariko niba wicaye gutya utegereje yuko bazaguhamagara uri gukora amakosa. Mbabarira rwose, niba wari warabaye selected, wari warakinnye 2023 kuko hacamo imyaka 2 ukahita kugenda, uyu munsi ukaba wari warabonye interview, ibintu byose warabibonye, wenda usigaje iyo visa, hita ko wandikira ambassade, kuko nutabandikira ayo mahirwe arahita akagucika, usange ntabwo ugiye kandi wari wabitsindiye. Ni ibintu wakoreye, ni ibintu waharaniye cyane. So mureke gutinda. Aya makuru nyabagejejeho nihuse kuko ni abantu benshi ku isi yose bahuye n'iki kibazo cyo kwita ko nyine bagenda bitewe n'iyi shutdown yabaye iri kuba muri Amerika. So icyo nababwira cyo rero ni iki, ni ukwandika leta mukayishyikiriza ambassade, nta kindi mwakora. So big shout out kuri wakoze subscribe kuri Kelvis Bro, big shout out kuri twari tugeranya aka kanya. Ibiganiro byanjye mugiye kuzajya mubibona buri munsi, every single day bizajya bicanga kuri Kelvis Bro, kuri Big Time TV show naho muzajya mugenda mubibona gake, ni 3 mu cyumweru. Kuri Kelvis Bro ni buri munsi ku bintu bijyanye na green card.